Mwiriwe, mwaramutse cyangwa muraho ukurikiye Rwanyonga TV. Nk'uko bisanzwe rero ni Eric Bizimana, umuyobozi wa Rwanyonga TV. Niwe uhibereye, niwe muri kumwe, niwe ukugezaho amakuru muri uyu mwanya. Wagira uti rero ese aravuga iki noneho umuyobozi wa Rwanyonga TV cyangwa se umunyamakuru wa Rwanyonga TV? Nk'uko bisanzwe Rwanyonga TV ntabwo ishakisha amakuru ngo iyabure, ntabwo Rwanyonga TV ishaka udushya ngo itubure, ntabwo Rwanyonga TV yabuze cyangwa se yabura ikigezaho uyikunda cyangwa se uyikurikira. Wowe urasabwa gukora kuri subscribe, kandi subscribe ntibigushobokera utange na za share ku bandi, ndetse na comment z'inkuru cyangwa se z'icyo wumvise kuri Rwanyonga TV. Uko ubyumva, twese twumva ibintu bitandukanye tukabifata mu buryo butandukanye. Ujye ubivuga uko ubyumva, natwe nitubona icyo gukosora tuzagikosora. Kugayewa, kunengwa, gushimwa ni ibintu bibaho ahantu hari abantu barenze umwe. Rwanyonga TV rero uyu mwanya igufitiye nanone amakuru y'u Rwanda na Congo, niyo ari gucicikana hirya no hino, cyangwa se nicyo kintu twakumva cyangwa se twavuga ko kigezweho. Si uko n'andi makuru yabuze, ariko reka tubamare impungenge ku bijyanye n'amakuru ari kuvugwa. U Rwanda na Congo ngo birarwana, birahanganye, bigize biti. Nta hangana rero rihari, nta n'iryo rwana rihari. Gusa icyo nakubwira, nk'uko Congo ifite ubushotoranyi bufatika, twarabubonye mu bimenyetso. Hari ahatewe ibisasu na Congo, hari ibyangijwe n'izo ngabo za Congo. Ntabwo Congo ubwayo ibyemera, ariko ibyo bakoze birivugira, cyangwa se ibyo bakora birivugira. Twe rero nk'u Rwanda ntabwo turi mu ndwano, ntituri mu mirwano, ntituri mu mishyamirano, ntituri muri fight umugani w'umwongereza, ahubwo twe turi mu byacu bidufitiye inyungu, bidufitiye akamaro. Turashaka iterambere. Twagize amahirwe duhabwa abayobozi beza bazima, ntabwo bashobora guta umwanya, ntabwo bashobora kwangiza igihe bajya mu bintu bidafite umumaro, ntabwo bajya mu bisenya, ahubwo imbaraga zabo zerekeje ku kintu kimwe gusa, mu kubaka igihugu cyacu nk'abanyarwanda. U Rwanda rero ni urwa Kanyarwanda, kandi twese turi bene umugabo umwe, turi abanyarwanda. Niyo mpamvu tubivuze gutyo muri rusange, ari twe ari abo bayobozi, twese turi abanyarwanda, twese turashaka u Rwanda rw'ejo hazaza twifuza. Ntabwo twarubamo rero turi muri izo ntambara, turi muri uko gushotorana. Abafite umwanya barabikora bakadushotora, ariko ntabwo twe tubyitabira. Gusa icyo nababwira, mukurikire ayo mafoto, nagira ngo mbabwire ko u Rwanda ni igihugu cyishoboye, ni igihugu cyihagije mu bikoresho, muri security cyangwa se mu mutekano, muri tekiniki ni igihugu, mu myitozo ni igihugu cyishoboye, tutatira imbaraga ahandi. Nubwo tudafite imbaraga zo kwangiza muri abo ngabo bashotorana, ariko ni igihugu gifite protection cyangwa se ubwirinzi. Murabibona, indege turazifite z'intambara, imbunda zirahari, buri kimwe cyose, ibikoresho birahari. Kora share, comment na subscribe, amakuru agezweho tuzakugezaho. Urabona ko u Rwanda ruri safe, ntugire ikibazo rero. Turakomeza tukugezeho buri kimwe cyose kizagenda kiza. Rwanda rero, Rwanda ni igihugu gikomeye, nk'uko nahoze mbivuga, mwe murabyirebera. Murabona imbunda, murabona imodoka, murabona abasirikare bafite umwitozo, murabona uburinzi. Ibyo byose rero ni ibimenyetso bifatika by'uko u Rwanda rushoboye, ni ibimenyetso bifatika by'uko u Rwanda ari igihugu kitavogerwa. Buriya nababwiye ko utaribwa aba ataramenya kurinda.
twe rero nk'uko tuba twamaze kubona ko ubwo bushotoranyi buhari, twe ntiturwana ntitushotorana, ariko twebwe duporoteja country yacu cyangwa se igihugu cyacu nk'u Rwanda. Abanyarwanda rero ni abanyarwanda beza, ni abanyarwanda bafite ubuyobozi bwiza, ibyo byose kandi bigomba gushimirwa. Ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo abayobozi ngo ni ngombwa ngo bagomba kubikora, kuko hari n'abafite abo bayobozi, hari ibihugu bifite abo bayobozi ariko batabikora, batabiha umutekano barimo nk'ibyo byose bya Kongo twavugaga. Twe rero dushimire u Rwanda, dushimire igihugu cyacu n'abayobozi bagihagarariye ko batuyobora mu nzira nzima, bakaturinda ikintu icyo ari cyo cyose cyadusubiza ahantu habi, ahubwo bakaduha ibyo bintu byatuma dutera imbere. Ibyo rero turabishima cyane. Nawe ukunze Rwanyonga TV cyangwa se ugakunda ikiganiro kiri kuri Rwanyonga TV, ihangane ukore subscribe nyamuneka, ntabwo bigoye gukanda subscribe, basi ubikore nk'unywa umuti. Umuti niwo usharira ariko umuntu akawunywa kugira ngo akire. Ibyo rero nawe ubikore nk'unywa umuti, kandi tuzi ko uretse no kubikora nk'unywa umuti, uwo mutima murawufite. U Rwanda rero uko nabivugaga mbamara impungenge, ntabwo ruri muri izo ntambara, ntabwo ruri muri iyo mishyamirano, ntabwo ruri muri ako kavuyo. Twebwe u Rwanda dufite abayobozi bareba kure, bareba idufitiye akamaro bakadutekerereza. Munyarwanda, munyarwandakazi, wicara umenye kuri safe bitewe n'ubuyobozi ufite, bitewe n'igihugu ufite. Wicare umenye ko uri ahantu uturije, utazagirira ikibazo na kimwe. Murakoze rero bakunzi ba Rwanyonga TV, mukomeze mugubwe neza. Niba unkunze cyangwa se ukunze icyo mvuze, ubinyerekere kuri subscribe, urabukoze cyane. Nawe utaha, ciao ciao.